uninjiye mwese mugaceceka. Erega guhamagarwa n'umuyobozi si ibintu biba byoroshye. Mufite ubwoba rero? Njye nabwiye ko ntabwo mfite rwose kuko nitanze uko nshoboye. Na gahunda nzamura ubushobozi mu myigire wayishyizemo imbaraga Didas we. Ese ni gahunda nzamura ubushobozi mwaduhamagariye? Niyo Christine. Mwese uko muri batatu murabizi ko mperutse kuza kugenzura uko mufasha abana bafite intege nke mu myigire yabo yo kuzamura ubushobozi bwabo kugira ngo bashobore gutsinda neza ku kigero cyagenwe. Ariko rero umuyobozi nawe waje dutunguye rwose. Wagira icyo bivugaho Nyirabihu? Nanjye icyo nabivugaho nuko nanjye wantunguye nkuko watunguye abandi muyobo. Utunguye? Nasize nkubwiye ngo iki? Ngo nkomerezeho ngo kuko wasanze nashyize abana mu matsinda nkurikije uko bakurikira mu ishuri, abafite ubushobozi bafasha abatabufite, kandi nanjye nticaye nkurikirana uko bakora imyitozo kugira ngo abafite intege nkeya mu myigire yabo nabo bazamuke. Buri wese arambwira uko nasanze bimeze. Wowe Didas nasanze bimeze bite? Jewe se? Igihe rwose wasanze nigisha bisanzwe kuko nabonaga nshobora kutazarangiza porogaramu. Njye rwose sinirwa mvuga byinshi cyamburana muyobo. Rwose ngenda byemera ko gahunda nzamura ubushobozi n'ambaraga nayihaye pe. Ngendana n'abana bakurikira kuko rwose mbona ari nabo niyo wahonda igitabo kanakibatamika rwose batava aho bari. Ibyo uvuze rwose ntabwo ari byo. Kuko twese turabizi ko nta mwana ushobora kuguma inyuma bamwitaho Christine. Aha, mfite n'urugero rwose. Hari umwana wimukiye mu ishuri ryanjye atazi gusoma no kubara, ariko ubu ngubu amaze kumenya neza kubera gahunda nzamura ubushobozi no kumwitaho, nkamubaza ngakurikirana ibibazo byose afite. Erega n'umuri nta kuburana da, gusa muyobozi namwe mujye mwibuka rwose ko no kurangiza porogaramu ari ngombwa. Ariko ubundi ko gahunda nzamura ubushobozi iri muri gahunda dufite, iyo yubahirije neza ukwire byiciye gahunda. Didas rwose wakemeye ko impamvu utabishyira mu bikorwa ari uko utabyitaho, cyangwa gutekereza ko nta muntu uzabikubaza ukareka kubeshya umuyobozi wacu ko yakwifatiye. Nyamara rero njye mbona gahunda nzamura ubushobozi mu myigire itabuza mwarimu kurangiza ibyateganyijwe mu nteganyanyigisho. Iyi gahunda se ko nta kindi isaba ari ubwitange gusa. Ubwo rero ugiye kuvuga ko twe tutitanga Nyirabihu? Oya siko mvuze ntunyumve nabi rwose Dida. Ushobora gukoresha imbaraga zose ukigisha pe, ariko utakurikirana umwana ufite intege nkeya mu myigire cyangwa izindi mbogamizi mu myigire ye, n'ubundi isomo ryawe ntiryumvikane rwose. Ndabasabye mumbwire icyo mushaka, ariko mufasha abanyeshuri mwigisha gutsinda neza ku rugero rwagenwe. Urumva ntawe musize inyuma. Erega nta kindi uretse gushyira imbaraga muri gahunda nzamura ubushobozi bw'umunyeshuri mu myigire muyobo no gusaba abana bafite intege nkeya mu myigire kuyitabira, kuko n'ubundi usanga abana aribo basiba basakuza mu ishuri cyangwa bafite ibindi bibazo bituma itagenda neza. N'abarimu munyemerere ko mugiye kuyishyiramo imbaraga zanyu zose kandi mukayikundisha abanyeshuri, ibindi birebana n'ibibazo bafite tuzabigira hamwe n'ababyeyi mu nama y'ababyeyi. Didas urabivugaho iki? Ibyo muvuze rwose nabyumvise kandi ari intege nke zanjye ziri rwose muyobozi naho nahumvise. Ngiye kwisubiraho rwose. Ubutaha nimuza mununguye muzasanga mbihagazemo neza. Erega nta n'ikigoye kirimo kuko mwese abana bafite intege nke mu masomo yanyu murabazi. Hari utabazi se? Turabazi. Aha, utabazi yaba atari umwarimu. Kimwe nuko hari usanga afite intege nkeya mu Kinyarwanda, mu Cyongereza no mu mibare bikaba uko nguko. Icyo gihe rero mwarimu ushinzwe ishuri amwitaho kandi bigenda neza pe. Nyirabihogo ndagushimira cyane kandi rwose nkwemereye umwanya wo gufasha bagenzi bawe. Mwakoze cyane. Ukababwira ibanga ukoresha kugira ngo gahunda nzamura ubushobozi bw'umunyeshuri mu myigire igende neza. Mu gihe cyagenwe kandi abanyeshuri bigisha ntihagire n'umusigarira. Ndemeye nishimye cyane kuko rwose icyo twifuza twese ni umunyeshuri ushoboye kandi ushobotse muyobo. Murakoze n'ukuri. Rwose ni byiza ko munduhituye tutaratana. Kandi tuzabatenguha muyobo. Gahunda nzamura ubushobozi rwose bw'umunyeshuri mu myigire tugiye kwishyiramo imbaraga. Nta wakonga gushimwa kuko ibyishimo mbona na Nyirabihogo rwose nanjye ndabikeneye. Ni ishema ryanjye gushimirwa ko nshyira mu bikorwa gahunda nzamura ubushobozi bw'umunyeshuri uko bikwiriye. Ariko nanone ni ishema kubona abanyeshuri nigisha batsinda ku kigero cyagenwe kandi ntagize uwo nsiga inyuma. Mwarimu, shyira imbaraga muri gahunda nzamura ubushobozi bw'umunyeshuri mu myigire, unashishikariza abanyeshuri wigisha bafite intege nke mu myigire kuyitabira kugira ngo bazamure imyigire yabo, bashobore gutsinda neza amasomo yabo ku rugero rwagenwe, nawe biguhesha ishema. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga y'urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze REB.